Ndabasuhuje cyane. Amafaranga y'igihugu ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu bukungu ndetse no mu buzima bwa buri munsi. Rimwe na rimwe igihugu gifata icyemezo cyo guhindura isura y'amafaranga cyari gisanzwe gikoresha kigashyiraho ayandi mabara cyangwa se design nshya, ariko agaciro k'ayo mafaranga kakaguma ari kamwe. Kandi ibi bikorwa hashingiwe ku mpamvu z'ubukungu, umutekano, ikoranabuhanga ndetse no gushyigikira isura y'igihugu. Kandi ihindagurwa ry'amafaranga ntibikorwa n'ubonetse wese kuko wabihanirwa n'amategeko, ahubwo bikorwa na banki nkuru y'igihugu ndetse n'inzego zishinzwe amafaranga. Gusa hari ibintu bigera ku 10 igihugu gishingiraho gihindura amafaranga, ariko adahindutse mu gaciro cyangwa value, ahubwo hagahinduka amabara n'imiterere ndetse n'ikoranabuhanga. Ikaze mu kiganiro, wibuka gukora subscribe, comment ndetse na share, ubundi tubane no mu bindi biganiro. Ibintu leta y'igihugu igendera ihindura amafaranga: icya mbere, kugabanya ikwirakwizwa ry'amafaranga mahimbano cyangwa counterfeit prevention. Iyo amafaranga amaze igihe kinini nta mpinduka abayeho, abayigana barayamenyera bagatangira kuyigana. Igihugu gihindura amabara n'imiterere kugira ngo bigore abayacura mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icya kabiri, kuzamura umutekano w'amafaranga, security features upgrade. Igihugu gishobora kongeramo ibirango nk'imirongo y'umutekano cyangwa imitako bigoranye nka hologram, watermark, QR code cyangwa microtext. Ibi bituma amafaranga kuyigana binanirana ndetse bigaha abaturage amafaranga yizewe. Icya gatatu, kuzamura ireme cyangwa durability quality improvement. Amafaranga ashobora guhindurwa kubera gahunda yo gushyiramo impapuro cyangwa ibikoresho biramba kurushaho, cyangwa ibyo bita polymer notes, kugira ngo adashira vuba cyangwa gucika byoroshye. Icya kane, guhindura isura y'igihugu mu mboni y'umuco n'iterambere, national branding. Amafaranga ashobora kwerekana amateka, intwari, ibyiza nyaburanga, ibikorwa remezo bikomeye by'igihugu. Guhindura design kenshi bifasha guteza imbere brand y'igihugu mu maso y'amahanga. Icya gatanu, kuzamura icyizere cy'ifaranga mu baturage cyangwa public confidence. Amafaranga afite umutekano n'isura nshya atuma abaturage bakomeza kwizera ifaranga ry'igihugu. Icya gatandatu, kwihangira umuco no gukoresha ikoranabuhanga rigezweho cyangwa modernization. Igihugu gishobora guhindura amafaranga mu rwego rwo gukomeza kujyana n'ikoranabuhanga cyangwa tekinoloji nshya ikoreshwa n'ibindi bihugu. Icya karindwi, guhuza amafaranga n'impinduka mu bukungu, economic adjustment. Nubwo imibare y'ifaranga idahinduka, hashobora gushyirwaho design nshya kugira ngo ihuze ibyerekezo bishya by'ubukungu, politike nshya y'ifaranga cyangwa guhangana n'izamuka ry'ibiciro. Icya munani, gutuma amafaranga ashaje asubira muri banki cyangwa ibyo bita currency clean up. Iyo hashyizweho amafaranga mashya, abaturage basabwa gusubiza amafaranga yashaje, ayacitse, ayanduye ndetse n'amapiratano akavanwa ku isoko. Iya cyenda, icyemezo cya politike cy'igihugu cyangwa national changes. Hari igihe impinduka mu miyoborere, kwizihiza imyaka runaka y'ubwigenge, impinduka mu miterere ya repubulika cyangwa igikorwa cy'amateka kidasanzwe gishobora gutuma igihugu gisohora amafaranga mashya. Icya cumi, kunoza uburyo amafaranga agera ku baturage cyangwa ibyo bita monetary policy cyangwa better central bank control. Amafaranga mashya afasha banki nkuru kugenzura ingano y'ifaranga riri mu gihugu, gukumira kuzamuka kwaryo hejuru cyane no kuyacunga mu buryo bugezweho kandi butekanye. Guhindura amafaranga nubwo adahinduwe agaciro bigira umumaro munini mu bukungu, mu mutekano, mu kwirinda ikwirakwizwa ry'amafaranga y'amahimbano no kuzamura isura y'igihugu. Ibi bituma abaturage bagira amafaranga meza, yizewe kandi y'igihe kigezweho.